uretse no kubona iyindi manda n'iyi ngiyi abantu babona ko isa nk'aho igeze ku musozi igiye kurangira ntazayirangiza, none urumva yabona iyindi gute? ibyo bintu wabivuga urambuye ikiganza cyawe ukabihamya ukavuga uti bizagenda gutya, kugira ngo nibinaba abantu bazavuge batera yarabivuze, kugira ngo tumenye ko uri umuhanuzi koko. Yego, rambura ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamye nimba koko uwo mwuka w'Imana wawumvise, utinyuke ubivuge ko Perezida Ndayishimiye mu by'ukuri atazabona manda ya kabiri nk'uko ubivuze. ibi bintu simbivuze none ikiganza kimwe nicyo navuze, ntabwo nabibwiwe uyu munsi, nabibwiwe kuva kera twatangirije Evariste Ndayishimiye ndetse ikanamwica, uyu munsi akaba atakiriho. Imana yarambwiyemwo ubwibone, ubwibone buri muri ibyo bintu navuze Uwiteka yanga urunuka. Ikindi gikurikiyeho ni amaboko avusha amaraso y'abakiranutsi y'inzirakarengane, abantu batariho urubanza. Ibyo bintu bishobora gutuma Imana ikurangiza burundu ikakwanga urunuka. Yego, ikindi kintu ni ikintu cyitwa ibigirwamana, kuraguza, kwimura Imana. Ibyo nabyo biri mu bintu umuntu yibangikanya. Iyo ugiye mu bigirwamana ukajya mu bapfumu, yego, ni ukuvuga ngo ukajya mu bintu by'uburozi, icyo gihe Imana ikwanga urunuka. birimwo mu bintu bisesema Uwiteka. ubwo maze kuvuga ibintu bigeze muri bitatu, twafashe umwanya mwiza twatondagura bikagera muri 7. noneho ni ukuvuga ngo iriya rero buriya buyobozi cyangwa se ririya shaka rivusha amaraso y'abatariho urubanza, bikoresha kurenganya cyane, bigakoresha kwica abantu, gushimuta. Buriya hari ibintu umusirikare yemererwa. Umusirikare ku rugamba ntabwo Imana yamubaraho amaraso, ariko ni mu gihe biterwa n'inshingano cyangwa se prosesi ibintu by'urugamba binyuramo. ariko iyo ugiye ugafata umuntu ari mu rugo iwe, ntabwo yagambaniye leta, ntufite ibyemezo, ntabwo akorana n'imitwe y'inyeshyamba. Nibura Imana nayo ni umucamanza mukuru, irakurikirana ikareba uyu muntu azize iki. Ese uyu muntu we ni umuyobozi runaka, akora neza, akora mu kuri, cyangwa arenganya abantu, anyaga ibyabo, atwara iby'abapfakazi, arya iby'imfubyi. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma Imana izinuka umuntu ikamwanga urunuka. Noneho ikiyongera kuri ibyo byose, ndababwiza ukuri, iyo Imana umaze gusa nkaho uyibeshera, ukayishira imbere utayishize imbere, ukayibangikanya mu buryo bw'ibigirwamana n'ubupfumu, ibyo birimwo mu bintu Imana yaranabyihanangirije mu mategeko y'Imana 10. Yaravuze ngo ntukibazire ishusho y'ikintu na kimwe kibiri mu isi cyangwa mu ijuru, ngo uzayishire imbere yawe ubyikubita imbere cyangwa se ngo ubisabe, kubera yuko Uwiteka Imana ntabura ngewe kubiguhora. Rero abantu baze bamenya amahame cyangwa se amategeko y'Imana. Ariko i Burundi ntabwo baramya ibigirwamana, barabiramya cyane. Ngewe ni iwacu, niho mvuka. Bubatse inzu z'indaro, bubakiye Bayali cyangwa se Nyabingi. Ni ukuvuga ngo ririya shyaka rikimara kuza, barubatse utwo tuzu, ngira ngo ni inzu bita inzu z'indaro kera. Ishyaka ryarazubatse ahantu hose mu masangano, mbega ni ibintu binagaragara kandi birazwi, nta muntu n'umwe yantera amabuye. Uwajya muri komantere akavuga ngo ibintu ndi kubesha, yaba ari imbonerakure, yaba ari babandi n'ubundi bashyigikiye iryo shyaka kuko baririmo kandi bariyoboka. Ariko ndakubwiza ukuri, nta muntu utazi ko bimitse ibigirwamana, bimika ubupfumu, bahamagara abapfumu bo mu bihugu bitandukanye harimo na Tanzania. Yego, ibyo ni ibintu bizwi. Ibyo rero byatumye Imana ica iri shyaka ku ngoma. Ndimo numva ibyo bintu uvuga, nkumva uri kubivuga nk'umuntu ubizi ijana. Cyane. Ese we wabibwiwe n'iki? Warabibonye? Wari uhari? Amakuru wayakuye he ko numva ari amakuru yo hejuru cyane? Urakoze cyane. Njyewe nari mpari. Nari mpari. 2 nabanye nabo. Yego. 3 nakoranye nabo. 4 ni ukuvuga ngo niho navukiye, niho nakuriye, nta kintu cyahabera ngo nkiyobe.
gatanu mfite impano 12 zikomeye Imana yampaye zizamfasha kubaho muri iyi si no gufasha abandi no gukorera Imana, zimfasha kumenya buri kimwe cyose. Nushaka umpamagara uri muri Amerika nakubwira ubuzima bwawe, nkakubwira aho ubaye nuko ubayeho. Ibyo ndabyumva by'impano byo nkanabyemera, ariko uravuga uti nabanye nabo, nkorana nabo. Ntabwo umuntu yakwibaza ati impamvu akunda kumera nk'ubarwanya cyane cyangwa gushaka kubayoboza igitugu mu buryo bw'umwuka, ushaka kubohereza ahantu mu iyobokamana cyane kubw'imbaraga. Umuntu yavuga ati ese aho ntubikora ukanabavuga nabi kubera mwashwanye? Umuntu yakwibaza ngo mwatandukanye mute kuvuze ko mwabanye mugakorana ari niyo mpamvu z'amabanga yawe? Urakoze cyane. Iteka ryose igihe uzagira inama umuntu, wewe ubona ko ari inama izamugirira umumaro, nawe ubwawe nyirukuyimubwira ikakubyarira umusaruro, ukabona neza ko ibyo bintu, urabizi twebwe abakozi b'Imana tuba dufite inyungu ahantu habiri. Ni inyungu z'uko Imana iri butwishimire, icyo ni cya mbere. Inyungu za kabiri ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Inyungu za gatatu ni uko iyo umuhanuzi ahanuye bigasohora cyangwa se bikaba byiza, na nyir'ubwite nkanjye nk'umuhanuzi bingiraho ingaruka nziza, yagira inama nkuru nziza yo kureka kuyobora manda ya gatatu ngo igihugu kireke kukiyobora. Uwo muntu yaricwa, yahinduka umwanzi w'igihugu. Kubera iki? Ntabwo yashobora kumva ko yarekura ubuyobozi ngo ave ku gihugu, ntabwo yumva ko Imana yanamuca ku ngoma. Kameme birumvikana, igihugu kiraryoshe yego, ariko buriya kumvira Imana nabyo birayinezeza. Kandi iyo umuntu yumviye Imana akanayubaha, Imana ikora mu bubiko ikavanayo kado ikamuhereza. Kubera iki? Yayumviye. Uyu munsi rero navuga ngo ni njyewe ngiye guhabwa kado y'Uwiteka kuko njyewe narayumviye. Yarambwiye ngo genda ubabwire, njya kubabwira. Ibyo nagiye kubabwira biviramwo kunyanga no kumpinduka, batangira kumpiga. Hanyuma Imana ibona ko amazi ari kurenga inkombe, irambwira ngo haguruka, nk'uko yabwiye Aburahamu ngo va, yego va mu gihugu, uvayo. Irangije gusezeranya kuzaguhemba, kuzaguha umugisha. Mu byo yagusezeranyije izaguhereza harimo no kuyobora igihugu cyangwa kuba umwe mu bayobozi bakuru bo mu gihugu cy'u Burundi. Iki kintu bagije abantu baragoye, ndibugisubize nk'umunyabwenge kandi nk'umukozi w'Imana. Yego, icya mbere nzi neza kuko Imana yankuyeyo atari ko izansubizayo. Izansubizayo ntakiri wa wundi. Kubera iki? Narayumviye ngerekaho kuyubaha, n'uyu munsi ndacyayikorera, ndi mu murimo wayo. Icyo uvuze cyo ni uko ingororano z'abubashye Imana Bibiliya irabisobanura, nubwo ntanagisubiza, Bibiliya iragisubiza. Iravuga ngo ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ngira ngo ntibitandukanye n'ibyo ndi kuvuga. Imana yarambwiye ngo kubera ko bagupinze bakanagusuzugura, va muri iki gihugu ugende, nje ngutunganye kandi ngucure. Yego, nzakugarura muri iki gihugu. Abagusuzuguye bazakubita ibipfukamiro bakubaha. Nzi neza rero ko no muri ubwo buyobozi, muri icyo gihugu nzahagira ijambo. Ntabwo mbuze umwanya nzaba ndimwo, ariko uzaba uri umunyacyubahiro. Ubwo n'ubwiro njyewe ubwo ni kimwe mwa bya bindi bitatu. Nzaba ndi umunyacyubahiro, ibyo abantu babimenye, kuko umuntu yubasha Imana akayikorera neza, ingororano imuha cyangwa se ibihembo imuhemba ni ubukire, ubugingo n'icyubahiro. Muri ibyo bintu bitatu, yego, ni nk'igiki wumva Imana izaguhemba mu gihe usubiye i Burundi? Icyo kibazo ntabwo ndibuze kukibwira abantu, kuko abantu nibakomeze bagira amatsiko, icyo nzaba cyo bakomeze bacibazeho, ariko kirahari. Uyu munsi tugufata nk'umwe mu bahanuzi bahanurira igihugu cyanyu cy'i Burundi, ndetse bahanura ibintu byo hejuru cyane. Wambwira impamvu Imana ishobora kugucishaho ubuhanuzi cyangwa se mesaje z'igihugu cyawe mu by'ukuri idasuye abayobozi bawe, cyane cyane ko bagaragara nk'abantu baba mu rusengero bashyira Imana imbere? Kubera iki Imana yahisemo guca muri wowe ariko bo ntibasure ngo igire ibyo ibereka? Buri munsi ikabihora ibikubwira kandi ukababwira, bikagaragara ko ibyo ubabwiye batari kubigenderaho. Ni gute Imana itegera ngo isure perezida w'igihugu cyanyu nawe imuganirize, imubwire, cyane cyane ko ajya avuga yuko aba mu nzu y'Imana? Kuki ari wowe Imana yahisemo? Emerera Imana, emerera Imana, emera kuyoborwa n'umwuka w'Imana.
ni ukuvuga ngo icya mbere ntabwo bayemereye, ntabwo waja mu bapfumu ngo ujye kuzana ibigirwamana mu gihugu. Icya mbere wayimuye, yaba igifitanye ubucuti nawe gute? Ntabwo bikunda. Imana ni umwuka, abayisenga ni abanyamwuka cyangwa se n'abayisenga mu kuri no mu mwuka. Mu yandi magambo, wigeze wanambaza uravuga ngo ko mbona basenga. Ntabwo abantu bose basenga bivuze yuko basabana n'Imana, bivuze yuko bafitanye ubucuti n'Imana. Hari umuririmbyi yasohoye indirimbo aravuga ngo hari abasenga bisengera n'abasenga bifuriza inabi abandi. Hari n'abantu kugira ngo bemerwe cyangwa se bakundwe bigarurira abantu benshi babicisha mu gusenga, ariko ku by'ukuri ari nk'uruhu rw'intama bambaye inyuma, ariko mo imbere ari amasega aryana. Mu Kirundi baravuga ngo amabingira. Ntabwo rero kuriya ari ugusenga, kuko ntawe usenga akina. Icyo ni cya mbere. Kabiri, ntawe usenga bangikanya Imana. Mu yandi magambo rero, ntabwo ushobora kuva gusenga ngo ujye kwica umuntu umurenganyije, umuhoye ubwoko, umuhoye ko atari mu ishyaka rimwe nawe. Kuki ari wowe Imana yahisemo gutuma kuba perezida cyangwa se ku bakuru b'igihugu cy'u Burundi? Kuki ari wowe Imana Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twagiye. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza. Abadukurikiye aho muherereye hose, Imana y'amahoro nibagirire neza cyane, kandi Imana ibahereze umugisha. Uyu munsi nagize umugisha wo kongera kubana na Bishop Abeli. Uraho neza? Muraho. Yes, ashimwe. Yes, ahimbaza. Reka musaye kugira ngo usuhuze abakunzi bacu badukurikiye. Bakunzi bacu turabashuhuje aho muherereye hose, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Turabakunda. Yes. Natwe turagukunda, niyo mpamvu twongeye kuguhamagara kugira ngo tubashe kuganira nyuma yuko dukoranye ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twifuje kongera kubana nawe mu biganiro by'uyu munsi kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze neza cyane, tumenye ibijya mbere kuri uyu munsi wa none. Reka ngusabe mbere yuko dukora ikiganiro ubanze wibwire abadukurikiye, numara kubibwira urahera ko usenge Imana. Yego. Amazina ni Bishop Buhungu Abeli Elia. Yego. Umuhanuzi. Ngira ngo abantu benshi baratumenyereye muri izi social media, mu biganiro bigiye bitandukanye dukora buri munsi. Yego. Kandi mu yandi magambo tugarutse kubwira abantu ibyururutse imitima. Yego. Rero ngira ngo nuko nta kundi ndi bubibwire, amazina bayumvise. Yego. Ngira ngo twasenga Imana. Karibu nisengesho. Mwami Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje uko wari urejo n'uyu munsi ni kukiri. Uri Imana idahinduka, kandi uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana yica imigambi y'incakura, Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi. Ni wewe uyu munsi tuje kubwira isi yose muri rusangi, abadukurikiye bubakwe cyangwa se baryoherwe n'ibyo tugiye kuvugira kuri izi kamera. Kandi amagambo tugiye kuvuga aba amagambo arunzwe umunyu. Mu izina rya Kristo Yesu uturinde kugabanya cyangwa se kongera. Haleluya. Kandi nitwasama wivugire, nitwikoresha ahubwo dukoreshwe nawe. Nidusoma usobanurira abatwumva bose. Umuntu wese yubakwe n'ikiganiro tugiye gukora, kandi mu izina rya Yesu uruhura imitima y'abarushe. Uri karuhura, uri kayadoblele lengo skeria. Uri Imana ikomeye cyane, uwera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, uri Alfa na Omega. Uri wa mbere kandi uri wa nyuma, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Uri Imana ituma umuntu apfa cyangwa abaho, Imana ikenesha igakenura, Imana ishira ikuzimu igakurayo. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Uvuze wavuga rimwe gusa Yeriko igasenyuka. Iyo uvuze ibintu byose birakumbira. Yesu igihe kimwe ari mu bwato
aryamye ibwerekeza avuga ijambo rikomeye acecekesha umuraba ndetse n'umuyaga biratuza biramwumvira abantu bose barebana mu maso buri muntu wese abazanya na mugenzi we ngo uyu mugabo ni muntu ki umuyaga umwumvira amazi akamwumvira none rero utwumvire muri kano kanya ibyo tugiye kuvugira kuri izi kamera mu izina rya Yesu byubaka imitima kandi ubisohoreshe ineza yawe ukure mu magambo ushire mu bikorwa abantu babone ineza y'Imana babone gutabara kw'Imana nkorera babone ineza y'Imana impinduka zibeho ku buzima bwa benshi urakarama uruwiteka n'iryo zina ryawe urakoze kugiye kubana natwe kandi urakoze ko ari wewe ugiye kwikorera byose nk'Imana nuhabwa icubahiro tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye ndagira ngo abakunzi bawe cyangwa se abakunzi bacu abadukurikira bose babashije kuryumva kandi ryabagezeho mu kwizera ibintu byose bishobokera uwizera. Abeli, yego, nyuma y'uko tumaze gukorana ibiganiro nagize igitekerezo cyangwa se abantu bagiye banyungura ibitekerezo byinshi abandi bakambaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ndagenda gunkora hirya no hino ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire ariko ndifuza yuko ibi bintu tuza kubisobanura abantu bakabyumva neza. Umuntu Imana yishimira ni umuntu umeze ni umuntu ufite umutima utunganye utarimo ikibi utarimo ubugome utarimo uburyari. Umuntu umeze gutyo ntabwo Imana yabura kumwishimira. Kabiri ni umuntu ufite amaboko yera atarimo ibitenga by'amaraso, umuntu utavusha amaraso. Byanze bikunze uwo muntu Imana igomba kumwishimira. Bibiliya irabivuga neza, iravuga ngo donko umuntu Imana yishimira Bibiliya ibivugaho iki? Iravuga ngo mu bari mu isi yose cyangwa se mu mahanga yose umuntu yubaha Uwiteka Imana hanyuma agakora ibintu bijyanye cyangwa byerekeranye no gukiranuka. Haleluya, ntangiye gufashwa. Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo Imana iramwemera. Umuntu ayubaha, cyo ni icya mbere. Icya kabiri agakora ibyo gukiranuka. Icya gatatu akirinda ikibi cyose. Uwo muntu nta kintu na kimwe cyatuma Uwiteka Imana atamwemera. Muri make uwo niwe muntu Imana yemera cyangwa se yishimira. Ikindi nakomeje kwibaza ku buzima bw'abantu muri rusange cyangwa se nkurikije kuri commentaire abantu bandika batekereza. Nakwibaza ngo umuntu ujya mu rusengero akubahiriza amateraniro agasenga agafasha abababaye agakora ibikorwa bigiye bitandukanye ariko tukamubona yinjira mu rusengero, umuntu yakora ibyo bikorwa Imana ntimwemere? Ibikorwa cyangwa se imirimo nacyo ni ikintu cyiza kuko turareba ku bantu batubanjirije batwitangiye imbere. Imana yagiye yemera kubw'imirimo. Turabona Tabita imirimo ye yaremewe, na Abeli imirimo ye yaremewe. Hanyuma turabona Ezekiya yongeye kongerwa iminsi yo kubaho kubw'imirimo yakoze. Imirimo nayo iba myiza cyane ariko iyo ubyongeyeho kubaha Imana no gukiranuka ibyo bintu bigendanye n'imirimo myiza kuko imirimo nayo ngo izagenda iduherekeje. Ibyo nabyo ni ibintu bijyanye kandi byose bifasha umuntu w'Imana kwemerwa nayo. Ujya ukunda guhanura ugahanura ibintu bikomeye kuri leta y'iwanyu Burundi ukavuga uti Imana ntabwo iri kubemera, ariko twajya kureba tukabona barakoresha amasengesho yo gushima Imana, yo kuramya no guhimbaza, baravuga ko Imana ari iri imbere ku burongozi bwabo. Uyu munsi kuki ibyo bikorwa babikora ariko Imana ntibemere? Ni iki kintu gituma Imana itemera leta y'u Burundi cyangwa se itemera bamwe mu bayobozi b'i Burundi? Imana iguhereza umugisha cyane, ubagije ibibazo byiza kandi by'ingenzi. Ikintu gituma Imana itabemera kirimwo mu kintu natangiye gusubiza kivuga ngo ibiganza bitarimwo ibitenga by'amaraso, amaboko avusha amaraso. Ni ukuvuga ngo
hari ibintu 6 cyangwa se 7 Uwiteka Imana yanga, ndetse Bibiliya ikavuga ngo n'ibindi 7 bimusesema. Yego, icambere harimwo ubwibone. Yego, kandi ubwibone kirimwo mu kintu cyatumye mu bintu bigeze muri bingahe byatumye Imana ica ku ngoma nkuru nziza wabanjirije Evariste Ndayishimiye ndetse ikanamwica. Uyu munsi akaba atakiriho. Imana yarambwiyemwo ubwibone. Ubwibone buri muri ibyo bintu navuze Uwiteka yanga urunuka. Ikindi gikurikiyeho ni amaboko avusha amaraso y'abakiranutsi y'inzirakarengane, abantu batariho urubanza. Ibyo bintu bishobora gutuma Imana ikurangiza burundu ikakwanga urunuka. Yego, ikindi kintu ni ikintu cyitwa ibigirwamana, kuraguza, kwimura Imana. Ibyo nabyo biri mu bintu umuntu yibangikanya. Iyo ugiye mu bigirwamana ukajya mu bapfumu, yego, ni ukuvuga ngo ukajya mu bintu by'uburozi, icyo gihe Imana ikwanga urunuka. Birimwo mu bintu bisesema Uwiteka. Ubwo maze kuvuga ibintu bigeze muri 3. Twafashe umwanya mwiza twatondagura bikagera muri 7. Noneho ni ukuvuga ngo iriya rero buriya buyobozi cyangwa se ririya